Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu dukosora bino bizami byakozwe ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe cyakozwe uyu munsi, wazagerwaho mu kizami cyawe ukabona hari ibibazo bitanu byagarutse byo nka kino kizami kimwe wakoze cyakozwe uyu munsi, ugasanga hari ibibazo birindwi byagarutse. Rero kugira uzakore mwite utsinda biba bigusaba kubona imyitozo ihagije kwa bino bizami byakozwe. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe uhita ukibona kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Rero kugira ujye uhita ubibona kujya ukanda subscribe aho hasi. Murabizi ngenda postinga n'ibintu bigenda bigaruka mu bizami ibibazo bari gukunda kubaza nkabipostinga, kugira rero ujye uhita ubona notification yuko hari ikintu kizeho ukanda subscribe aho hasi. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788951626 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Birashoboka ko waba uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0788951626 tukaguhigisha mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu, nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda amasomo abahari. Turakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora bitewe n'umwanya waduhaye. Urabizi uduha amasaha ubonekaho ku munsi, nubwo waduha saa 4 z'ijoro twe turaboneka tukakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye kuri 0788951626 tubafashemo kwiga online. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, rero ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Dutangiye n'ikibazo cya mbere kirabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira A. Iravuga ngo umuyobozi, B ngo umuherekeza, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri umuyobozi, ndetse na B iraba ari igisubizo cy'ukuri umuherekeza, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo ho babashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ashoboka ko naba ngiye kuguhereka igisubizo cy'ukuri wenda utari wamara kugihitamo, ubuhagaritse video kugira ngo urebe neza ko amanota uragiye kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame kimaze gukorwa. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Hano iyo bavuze umuyobozi ntabwo bari kuvuga umuyobozi mu nzego runaka, ahubwo hano bari kuvuga niba ari ku modoka umushoferi, niba ari ku pikipiki umumotari. Hano rero bavuze umuyobozi ntukumve ngo nabo mu nzego runaka. Ndakeka ko bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Mbibutsa ko code ziri koneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788951626 aho waba hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa iminota 3 umaze kubona code uzakoreraho. Iyo tumaze kugushakira code tuguha imyitozo kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Rero mutwandiki cyangwa muduhamagare, ibi byose tubafashemo kubona amakode. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Yagenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo abanyamaguru, B ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, ubwo umuntu ari kuvuga nk'amapikipiki ndetse n'amagare ko niyagendera ku biziga bibiri. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye urahitamo icy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Natekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, natekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ndakeka ko rero amaze guhitamo C, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budahagije cyangwa butatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira.
ukagera ahantu ugasanga umuhanda ni mutoya, rero uba ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko umaze kureba ibi bikurikira mwa bino bisubizo bine baduhaye, irava mu muvuduko w'abanyamaguru ukareba se abanyamaguru bari kugenda ute, ese bari kwihuta cyangwa bari kugenda gahoro. B ikavuga ngo iki? B ikavuga ngo ubugari bw'umuhanda, ukavuga se uyu muhanda ubundi ko ngiye guca mu kayira k'abanyamaguru ubundi ungana ute. Se ngo umubare w'abanyamaguru, ukavuga se hari abanyamaguru bangahe, hari umwe cyangwa hari abanyamaguru benshi. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko bamaze kubyitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano bibaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, hano ikibazo batubazaga ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi aba ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ngo ariko amaze kureba ibi bikurikira. Rero hano impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nta gihe umuyobozi w'ikinyabiziga aba yemerewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Uranyura mu kayira k'abanyamaguru bo bace he? Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko bamaze guhitamo D, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mugasubira kuri YouTube channel, aba babyandika muri comment cyangwa baduhamagara n'abatwandikira kuri WhatsApp muri kudushimira, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe muhita mukibonera ku gihe, kugira uzajye uhita ukibonera ku gihe ukanda aho handitse subscribe, ahasigaye nabanyigishyiraho ugahita ukibona, bitabaye ngombwa ko bandi bariho bagusharinga link. Ndetse murabizi ngenda postinga n'ibibazo biri gukunda kugaruka, nabyo mujye mubikora. Hari igihe kigarutse mu bizame we urakora ugasanga kiragarutse, waba wakibonyeho ugahita ugikora. Rero ikintu ubusabwa ni kimwe, aba ari ugukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya kane kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa tugarura muri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga, murabizi no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Rero biba bibujijwe gukora andi matara cyangwa tugarura muri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Yahe matara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo amatara ndanga. Hano iyo bavuze amatara ndanga nuko ni amatara ndanga cyerekezo. Bega ngo amatara ari imbere mu modoka. Murabizi ibinyabiziga byinshi mwagiyemo hari amatara bari imbere mu modoka. Se ngo amatara ndanga burumbarare cyangwa amatara ndanga burumbarare. D ngo ibisubizo byose ni byo. Ubwo bavuze ngo ibisubizo byose ni byo, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri hano, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Hano bari batubajije ngo birabujijwe gukora andi matara cyangwa tugarura muri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Hano igisubizo cy'ukuri kibaye B, amatara ari imbere mu modoka. Ndakeka ko mujya mugenda mu modoka ugasanga ugiye mu modoka imwe usanze harimo amatara y'umuhondo, ukagenda mu yindi ugasanga harimo amatara y'ubururu. Ari amatara ari imbere mu modoka, yo uba wayagira uko ushaka wayagira umutuku, ushaka wayagira ubururu, ushaka wayagira icyatsi, kuko dukurikije kino kibazo ukuntu cyabazaga birabujwe gukora andi matara, ariko ibyo ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko uri kure ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Ikintu ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0788 935 16 nkakwigisha mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, kandi ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Nubwo waba uboneka mu masaha ya nijoro cyane, twe turaboneka tukakwigisha. Turangiza gahunda z'umunsi saa 5 z'ijoro. Ndakeka ko mugiye kutwandikira tukabigisha kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku nota hejuru kandi bitatugoye. Turangiza umwaka dufite amaprovisoire, ura mwaka ugiye kuza twese tuzabe turi kwishakira amakategori. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Iravuga ngo amatara ndanga mubyimba.
mbega ngo itara ryerekana icyerekezo, sega ngo itara ndangaburumbarare, naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe uretse ku byerekeye ayahe matara mwayano matara baduhaye? Tegereza neza kuri A, itara ndangabumubyimba, witegereze neza kuri B, itara ryerekana icyerekezo, kuri C, itara ndangaburumbarare, ahasigaye uhitemo igisubizo cya nyacyo mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kubyitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara ndangabumubyimba, ku itara ryerekana icyerekezo ndetse no ku itara ndangaburumbarare. Ndakeka ko bamaze guhitamo D. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kucyandika ku gapapuro. Niba utari wagihisemo, ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira: ahaba ikinyabiziga nka za tagisi kitakodeshejwe bagashyiraho itara ryerekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe. Ese iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo? Iravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Naho D ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kubyitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ese wari wamaze guhitamo A? Ese wari wamaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wamaze kuyitamo, ndakeka ko kigarutse kino kibazo mu kizamu uzakora kitakunanira. Niyo mpamvu reka tuba twaje gukosora bino bizamini byakozwe, tubikosora turi no kwiga, turi kubasobanurira. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Haritegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo icy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma. B ngo amatara abiri ashyirwa imbere. C ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Naho D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara abiri ashyirwa imbere, na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko rero mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Impamvu rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma ni ukugira ngo abari imbere baze kubona iryo tara ribaburira, ndetse n'abari inyuma baze kubona itara mu gihe bari gusanga iyo autobus. Murabizi ziriya autobus ziba zirimo n'abana batoya, rero bagomba kwitwararika kugira ngo badateza ibyago. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo ni iki wagura mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi nagiye mbakorera amavideo menshi agenda bafasha kumva neza bino bizamini byabajijwe. Nabakoreye rero video yo ku bimenyetso bimurika. Subira kuri YouTube channel yacu irebe kugira ngo ibibazo nk'ibi byere kujya bikugora, aho ngiye kukibasubiriza, ariko reka nze mumanze mu gikore. None usanzemo umuhondo riba ari kubwira iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iravuga ngo kongera umuvuduko. Wasangamo umuhondo ukongera umuvuduko. Mbega ngo kumana umuvuduko wari uriho cyangwa ukagumana umuvuduko wari uriho. C ngo kwitegura guhagarara. Naho D ngo gufata feri cyane. Ese uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ugeze hari ibimenyetso bimurika, aho ibinyabiziga biba biri kuyoborwa n'amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Urahageze usanze harimo umuhondo. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese baba bakubwira iki? Ese uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero hitamo icyanya cyo cyandika ku gapapuro
kugira ngo uze kureba amanota uragera kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Uba ugomba kwitegura guhagarara kubera ko biba bigiye kuva mu muhondo bihita bijya mu mutuku. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. Kurikiranye na romoroki, ese no kubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B ngo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C ngo bifasha romoroki guhagarara byoroshye. Naho D ngo bikurinda umuyaga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni, ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Ugeze hariya hari inzira y'abanyamaguru aho bambukira, urahabasanze bategereje kwambuka, ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Iravuga ngo kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C ngo gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. Naho D ikavuga ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota ubuze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Nkunda kubibabwira neza abantu muri hafi gukora, nujya mu kizamuka ubona harimo ibisubizo birimo byerekeye bari kukubwira ngo ugomba kugabanya umuvuduko, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Ntabwo nkubwiye ko 100% icyo gisubizo aba ari cyanyacyo, ariko akenshi gikunda kuba ari igisubizo cy'ukuri icyo kikubwira ngo kugabanya umuvuduko. Ntabwo nkubwiye ngo ni 100%, ariko nka 90% nkurikije ukuntu dukunda gukosora ibizame, ukuntu ibizame biba bimeze, igisubizo bakubwiyeho kugabanya umuvuduko gikunda kuba ari icyanyacyo. Rero urabizi hano dukosora turi no kubwira ukuntu ibizame biba bimeze n'ukuntu bashobora guhindura ikibazo wenda bagiye kukikubaza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uri hafi kunyura ku miyobozi y'ikinyamitende, muri ibi byapa bikurikirana ikihe wakwitondera? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Reba icyapa, tegereze neza kino cyapa cyo kuri A urebe ukuntu kimeze. Rebe kino cyapa cyo kuri B, urebe kino cyapa cyo kuri C, urebe na kino cyapa cyo kuri D. None uri hafi kunyura ku miyobozi y'ikinyamitende, mwa bino byapa 4 ni ikihe uba wakwitondera? Ndatekereza ko amaze guhita imeso cy'ukuri. Ese icyapa ni icyapa A, ese ni icyapa B, ese ni icyapa C cyangwa se ni icyapa D? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C. Kino cyapa cyo kuri C icyo uba ugomba kwitondera mu gihe ugiye kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende. Bibutsa ko bino bibazo gutya bimeze niko bigaruka. Kugira uzakore imwe uhita utsinda, nta kindi usabwa ukosora ibizame byinshi, ukareba ikizame cyose cyakozwe ukagikora, ahasigaye iyo ugezweho ukora rimwe, kubera iyo ugiye mu kizame ubona ibibazo byose waragiye ubibona. Niyo mpamvu mu gihe uri gukosora uba ugomba gukosora uri no kujya ubifata ku buryo kigarutse kitakunanira. Rero ndakeka ko ariko mugiye kujya mu bigenza. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira.
A iravuga ngo igare. B ikaba ngo velomoteri. C ikaba ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Naho D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota urabuze kugira kuri 20. Ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura iyo yikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ikihe kinyabiziga mwa bino bisubizo bine baduhaye? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande. Ndakeka ko ramaze guhitamo C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Iyihe myaka? Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana ku buryo utamwicaza kuri iriya ntebe y'imbere yegeranye n'iri umuyobozi w'ikinyabiziga aba arimo. None iyo myaka ni iyihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ubwo uritegereza neza usubizanye ubwitonzi. Nubona harimo igisubizo cy'ukuri uragihitamo, nubona ntacyo uhitemo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo mwa bino bisubizo bine baguhaye. A iravuga ngo imyaka 10. Yaba afite imyaka 10 akaba atemerewe kwicara ku ntebe y'imbere. B ikaba ngo birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka 12. C ikaba ngo imyaka 7. Naho D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo ndakeka ko mumaze kubimenyera. Bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A imyaka 10, ese ni B imyaka 12, ese ni C imyaka 7, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 ntabwo aba yemerewe kwicara ku ntebe y'imbere. Njya mbona ababyeyi benshi babyubahiriza nk'iyo bajyanye bari abana batoya b'incuke ku ishuri, ukabona babashyize mu myanya y'inyuma. Buriya bari aba bubahirije rino tegeko. Namwe ntimuzemere gutwara umwana udafite imyaka 12 ku ntebe y'imbere. Murabizi abashobora gukubagana agahita guteza ibyago. Bino byago byo mu mihanda barimo nibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda mukirinda kugira ngo mudateza ibyago abandi bari gukoresha umuhanda namwe mubyiteza. Murabizi barimo nibyo kubura ubuzima. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bishobora gusa bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigira uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bibutsa ko nenda kubakorera uburyo mugiye kujya mwigiramo, aho mugiye kujya mwiga muri mwabera buryo bwa polisi kuri yibaza ndi kubibategurira kandi muzajya mwigira ku buntu. Ngiye gukora ikintu bita website, muzajya muyijyaho musangemo ibizame biri mwabura buryo polisi bazamo. Ahasigaye mugende mukora ibizame birimo, babahaye igihe, ahasigaye nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru. Ikintu bizabafasha no kugira ngo igihe mwakoreshaga wenda ari nk'abantu batsindwa kubera ko wenda babasoneyeho cyangwa igihe cyababanye gitoya, wimenyeze no ku gihe. Weho niba ukeneye ko iyo website tuyikora, byandike muri comment wandike ngo iyo website turayikeneye. Nzabikora kandi nzabyubahiriza, ubundi mugerweho mutsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Kandi niyishyiraho mwese nzahita mbibabwira, abantu tuzaba turi kwigana muzahita mubimenya. Ikibazo rero ndakeka ko bamaze guhita igisubizo cy'ukuri. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Bari batubajije ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe, uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi
nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? Iravuga ngo gatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. Mbega ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. Sega ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yewe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A iravuga ngo toni 12, B ngo toni 16, C ngo toni 10, naho D ikavuga ngo toni, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni A, toni 12. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kibabaza ngo ibinyabiziga bikurikirana bitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa iyo bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi ikinyabiziga niyo gihagaze impande y'umuhanda kiba gifite ukuntu kiri kugaragazwa kugira ngo abayobozi bagisanga kitababera imbogamizi. Ariko ngo ibinyabiziga bikurikiranwa bino bagiye kuduha byo ntibitegetswe kuba byagira ibimenyetso bibyerekana mu gihe byambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rwawo. Ibihe binyabiziga? Aravuga ibinyabiziga bigendwamo n'abana. Mbega ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo ndakeka ko mumaze kubimenyera. Barishoza kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro, ndakeka ko bamaze kugihitamo. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga bigendwamo n'abana, na B ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Bino iyo bigenda impande y'umuhanda cyangwa mu gihe biri kwambukirana umuhanda ntabwo ari ngombwa kujya bigira ibi byerekana, bigira ukuntu bigaragazwa. Ndakeka ko bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingano cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Iyo bavuze amabara ari ku cyapa uravuga ubwo ku buso, ese ubuso bwa busute, umuzenguruko niba kiwufite, ibirango biba bisute, byose amabara ari ku cyapa urayavuga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Mbibutsa ko iyo video namaze kuyibakorera y'ibyapa cy'inyongera, ibyapa by'inyongera. Iyo video namaze kuyibakorera subira kuri YouTube channel yacu kugira ngo uyirebe n'ujye ugera ku bibazo nk'ibi byerekeye ku byapa byere kujya bikunanira. Mbibutsa ko noneho uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizame utumpamagara cyangwa ukanyandikira kuri 0789931626 gusobanura serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame iba ari ubuntu. A iravuga ngo ubururu, umweru, umukara. B ngo umukara, umweru, umuhondo. C ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. Naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru ndetse n'umukara. Ndakeka ko bamaze kuyitamo rero A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese bino bimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Arava mu mirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Beka ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Seka ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Naho deka nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano hari umuntu wenda udashobora guhita yumva kino kinyarwanda kuvuga ngo imirongo ibangikanye ni ino mirongo ibiri kumwe. Reka tukoreshe wenda icyo kinyarwanda nkeke ko hari abasobanukiwe. Iriya mirongo
iriya mirongo muri kureba iriya mirongo irombereje ibiri hagati mu muhanda, noneho hakaba hatarimo umurongo umwe, hakaba harimo nk'ibiri yegeranye, nibyo bita ngo imirongo ibangikanye. Ndakeka ko niba hari umuntu utari usobanukiwe asobanukiwe, ariko ibyo ntabwo ari byo bari kutubaza. Bari kutubaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije biba bishobora gusimbura iki mwa bino bikurikira. Rero icyerekezo ko wamaze kugihitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ese waramaze guhitamo B? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Ndakeka ko waramaze kuyihitamo. Rero ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ntabwo bigishoboka kubona muri metero 200. Kubera iki bitagishoboka kubona muri metero 200? Bitewe nuko wenda ari igihe cy'ibihu cyangwa ni igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi, ntabwo ari kureba muri metero 200 umuyobozi w'ikinyabiziga. Rero imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Kurangwa cyangwa kugaragazwa na. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari aho ngo imbere ni itara ryera, B ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, C ngo inyuma ni itara rimwe ritukura, naho D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ikaba ariyo B, ikaba ariyo ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano abona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho, cyabajijwe mwa kino kizame cy'uyu munsi. Kirabaza ngo niye myifatire myiza wagira ugezaho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa. Tigeze neza ko hari no shusho, uri muyobozi w'ikinyabiziga usanze abana barahagaze ku nzira nyabagendwa ahantu ugiye guca. Ese niye myifatire myiza wagira nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kugira ngo barinde ibyago nawe wirinde ibyago? Batubwiye ko ari abana. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo itonde, witegereze, nibiba ngombwa ubaburire, unitegura kuba wahagarara. B ngo ihute urenge aho abo bana bari. C ngo komeza ugume ku muvuduko munini, naho D ngo komeza ugende ku ruhande rw'iburyo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba kwitonda, ukitegereza nibiba ngombwa ubaburire, unitegura kuba wahagarara mu gihe byaba bibaye ngombwa kugira ngo barinde icyago cyose ushobora kubateza. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkanazibasubiza kugira ngo ndebe ikintu mwasabye muri benshi ikurikizeho. Bibutsa ko twenda kubakorera website aho tugiye kujya tubigisha mwabura buryo polisi bazamo, ukagenda ugafunguza konte, ukagenda ugasangamo ibizame ugakora, wazagerwaho ugasindira ku manota hejuru kandi bitakugoye. Rero mwebwe mwe muhari, ikintu cyose cyabafasha kugira ngo mujye mu kizame mukore rimwe tuzajya tukibazanira. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho wabure hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tubigufashemo. Ikindi ukeneye kwiga by'umwihariko naho wakoresha iyo nimero. Ibindi mujye murakunda kureba biriya bintu ndi kuba napostinze, ni ibibazo biri kuba byakunze kugaruka. Kugira ujye tubibona ku gihe ukanda subscribe hasi. Abantu muri gukora cyangwa muri kwitegura gukora mu kino cyumweru, mwebwe murebe kino kizame cyose kiri kuba cyakozwe, ibibazo bikunda kugaruka. Uragerwaho mu kizame cyawe ubone hari ibibazo 5 byagarutse, ubundi nugerwaho ukore rimwe uhita utsinda. Byagarutse nko mwa kino kizame kimwe tuba tumaze gukosora. Abantu muri gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana umugisha, mugire byiza kandi intsinzi. Gukora rimwe nibyo dukeneye. Mugire byiza.